Patrick Karame ngwino hano Vivian ndaje reka nze ugiye kumbwira gakisi akira genda uzanire agasabuni kariya ku muhanda kijana ubanguke genda kandi bireka ngende iyo guhita njya mu kazi ubanguke Asebundi abantu bikije mwagiye mugenda mureba ubwo ngubwo reka n'ubundi nitorera igiceri cyanjye ubusa amafaranga yanjye agiye none ubu noneho vyara ndamukizwa n'iki we mana we ubuse ndamenya agiye no vyara no munsi be ubyo nigize none muzindi bwamukire kwizana rye yaragiye ngo kumesa imyenda ye none ari bwanyike kabisa reka mpampiga n'inkoni yo kunyikubitira rwose ubu ngubu nove sindi bwamukire none igiceri cy'isabune ye sindi naho ndi bwabikura ubu ngubu reka nze hariya mfite inshuti yanjye yitwa Masudi nyizi y'ukuntu izi kubeshya byadanje inyigisha ukuntu natera injuga vie kugira ngo mbone ijana rye aze kumbabarira reka nze ngende hu Babe no munsi ni bobu man yeba kwe ni Jamaica dagasa Oji oda no bombo kratina de petit ino kamana imeze gute se shaji mbose man petit mvani cyo cyuya hejuru carari asese ji kumona waje wihumuje nani ibintu byadanje kumvira imeze gute bro nataye igiceri cyawe ariko sinzi no munsi ibintu ari bwankorere sindi kabisa nshobora kumanika kabisa Puskat bro ugiye gukubitwa izo Yesu yasigaje ku musaraba n'izina ry'Imana ku giceri cyavuye wawe kumbere nyonga none ushaka kumfasha iki bro ndireba kantu wangiramo inama kabisa vyaranyice ufata ku ibaba inyi onga wakikinga ukantu nagakise none rero nakaboro we nukura umwotsi umwonyine vi wawe natongera kukuzana ikintu cy'ikirungurira narebye nawe tumukoza n'iki mu mata ako kantu rero niko kanjye kabisa ndumva ufunze maneza shapeti ahubwo ufashije utungutu ya ni impamba iyi ni impamba ya mbere kampanye pusi uzana ubufaki bazaguhanyoko noneho angora kura umwotsi wonyine umwotsi umwe kampanze nka gusura nkwe ko numva gatangiye kunkubita none uzana Amerika kandi kano gakora ubona kupita mbere ko ubona pita Jesus is Lord. Iwakino ndumva kabaye none gatangenda kamera ikintu nawe nabonye urimo idage ushobora kujya mu nzira
mani noneho ashobora kunyica ku buryo muri we naguhaye umuti wakintu naza n'ubwo uri kumukora mu matama ndamukuramo byahadanje ubwo tujya iki cyana ndakica koko icyana gitume saa 9 saa 12 zigere kitaragaruka basi dore ho ndabona tuhageze n'ubwo reka kombo kukike sibo gutangije nakazi uzire kujya ku kazi noze koko nasi petit ani one hano ni mu rwuri rw'inyana ahubwo mani ubwo icyo ni cyane gikomanze ucyane ubundi sangane mbokrat na de noneho kiriya gisaza gitangiye kumenyera man iki gisaza ko kibwiye cyo gura bakine cyane tuvuye man tugende nkwereka ukuntu mukorera ngiye kukwereka yuko nangana nawe bro uziko nitevuye noneho bro aho bigeze rero ugiye kubaga yifashe inagiye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.